mu bijyanye n'uruhererekane rw'ibinyabuzima. Ni ku ngoro y'umurage w'ibidukikije iherereye mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ingoro mu biyigize harimo ibiti by'amoko atandukanye arenga 190 abanyarwanda bifashishaga mu rwego rwo kwivura. Bamwe mu banyeshuri biga muri za kaminuza by'umwihariko bari muri karabu zo kubungabunga ibidukikije nyuma yo gusura iyi ngoro y'ibidukikije bagaragaza ko bibahwituye mu kurushaho gushyira imbaraga mu kurengera ibidukikije by'umwihariko ibiti abanyarwanda bifashishaga mu rwego rwo kwivura. Ngewe ikintu mbashe kubona hano kuri iyi ngoro y'ibidukikije mbashe kubona ibiti bimwe na bimwe twari dusanzwe tuzi cyangwa se bimwe tutari tunazi ariko tubashe kumenya ko byakoreshwaga nk'imiti bivura indwara zitandukanye. Nabonye nk'uko isusa yavuraga umuntu wari umwe n'inzoka, mbona igisura ko kivura igifu, kivura umutwe n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Mu by'ukuri ni byiza kuba barabibungabunze. Ubu ngubu natwe tutari tuzi ko byakoreshwaga tukaba turi kubibona tukaba tuzanabibwira n'abandi bagenzi bacu. Aho ku ishuri iwacu dufite garden, botanic garden ya biodiversity. Numva ko n'ubundi kuko dufite na biomedical tukagira na plant, hari icyo tugiye gukora, hari ibiti tugiye kongeramo muri iyo botanic bijyanye n'imiti kuko n'ubundi dufite ibintu byo kwiga, dufite faculty ku ishuri yiga kuri ibyo bintu bijyanye n'imiti. Turi mu ntangiriro ariko tumaze kubona nk'ibisura, urareba henshi ntabwo bigaragara. Hari n'igiti mbonye cyitwa umukunde nk'ukuntu najyaga mbyumva kera nkiri muto, ariko ugasanga nka campus yacu nubwo ari nini ifite ishyamba ryitwa Robertum usanga nk'ibiti utapfa kuyibonamo. Rero natwe turifuza ko twakwigira aha ngaha nk'ukuntu bibona, turi gufata notes kugira tuzabisharinge bagenzi bacu kugira ngo tubashe kwagura. Usibye kuba muri iyi ngoro y'ibidukikije harimo ibimera by'amoko agiye atandukanye, iyi ngoro ifite n'umwihariko w'umurage ushingiye ku mateka ndetse n'umurage kamere. Munyaneza Emmanuel ni umwe mu bashinzwe ubushakashatsi no gukora amamurika muri iyi ngoro. Muri iyo mirage hari ahantu igenda ihuriye. Tuzi ko noneho iyo tuvuze umurage w'ibidukikije ubundi hazamo urwo rukomotanyirize rw'umurage kamere, ariko nanone mu bidukikije hari n'uburyo none tubisangamo n'umurage udafatika, kuko muri ibyo bidukikije dusanga ibintu bitandukanye, ibimera, inyamaswa n'ahantu hatandukanye. Hari uburyo abanyarwanda babonaga nabyo, naho usanga noneho muri uwo murage ufatika w'ibidukikije dusangamo nanone wa murage ushingiye ku muco, tukareba ese abanyarwanda babonaga gute n'ibyo bidukikije byacu, ese ni gute babibungabungaga, ese ni gute bayibyazaga umusaruro. Muri urwo rukomatanyize rero nibwo hafashwe icyemezo cyo gutangiza iyi ngoro. Tuvuga rero twerekana uruhare rw'ibidukikije mu mibereho ya muntu. Kugeza ubu iyi ngoro y'ibidukikije ifite umwihariko wo kwigisha, ikaba yarafunguwe ku mugaragaro ku ya 16 Nyakanga 2015. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.